Hello guys, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV aho uri hagiye hatandukanye haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Munkurikira muri benshi mwumve ko biba byankoze ku mutima, ndabakunda cyane. So rero ndizera mwumeze neza. Abantu batameze neza njya nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Ntabwo ariko bizahora, ntabwo tuzahora tubabaye iteka, ntabwo tuzahora turi mu bukene iteka, ntabwo tuzahora turi mu marira iteka. Ejo buzacya, humura, komera, shikama, Imana ntabwo igihana bayo. Nubwo turi mu isi yuzuyemo akajagari n'akavuyo, ariko Imana ibasha kurindiramo abantu. Ngo Imana ntabwo yadusezeranyije kuba ahantu hatari ibibazo, ahubwo yadusezeranyije kudukomeza igihe duhuye n'ibibazo. Rero ahantu hose uri ukaba unkurikiye, ukaba unkunda, noneho ndagira ngo nkubwire ngo komera mu ijuru hari Imana, sibyo? Uyu munsi rero hari abantu bagiye banyandikira ibintu bigiye bitandukanye. Murabizi ko tujya tuvuga imiti, tukavuga utuntu twadufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Rero uyu munsi hari abantu bagiye banyandikira, biba byinshi muri inbox, biba byinshi. Rero ndavuga nti dukore video, ate se ko mbona ibi bintu mu rugo rwanjye bimeze bite. Ndagira ngo ngutangarize ngo iki kiganiro kigiye kukwereka aho urugo rwawe ruhagaze. Nubona ibi bintu mu rugo rwawe byatangiye kugusatira, menya ngo byange byakunda, niba utabaye maso, divorce cyangwa se gutandukana kw'abashakanye kuri gukomanga umuryango w'iwawe. Rero nubona ibi bintu bitagakwiye bikaguhumura, ndasaba Imana cyane ngo umuntu ukurikiye ino video wisangaho ibi bintu ahumuke rwose, areke kurebesha rino jisho turi kurebesha, ahubwo atobore arebe hirya. Noneho sasa ahita amenya icyo gukora, abone igisubizo cy'ibibazo yibaza. Ukurikira ino video kugeza irangiye kugira ngo udacikwa buri kantu kose. Rero ngiye kukubwira ibintu bishobora kukwereka yuko umugabo wawe cyangwa umugore wawe ari mu nzira mbi, ushobora kumugarura cyangwa se ugasenga, sibyo? Niba ubona ibi bintu, menya ngo divorce iri gukomanga iwawe. Ikintu cya mbere uba ugomba kumenya ni uko iyo umuntu ahora kuri telefone nta mpamvu kandi akabikora muri kumwe, twese hari ababivuze. So rero akajya kuri telefone cyane muri kumwe, ntaguhe umwanya ukabona ahugiyemo. Cunga sana, hari igihe ushobora gusanga afite abo bari kuganira, afite ibindi bintu arimo utazi, kandi iyo urugo rumaze kugeraho buri wese yirwanirira cyangwa se buri wese amenye ibye, menya ngo nta rugo ruhari, ruba ruregetse, sibyo? Noneho icya kabiri, kuba ahora kubwira nabi. Hari abantu nyine ntazibana zidakomanyije amahembe, niko bajya bavuga. Rero niba ubona umuntu wawe akubwira nabi, n'igihe utakosheje akakubwira nabi, n'igihe bitari ngombwa, cunga sana, menya yuko indererwamo yakureberagamo cya gihe burya yahindutse. Ucunge neza ibyo ndakubwira, uraza gupima nawe niba ubibona mu rugo rwawe, ukure amaboko mu mufuka, ukure imiteto, usenge, sibyo? Niba rero ubona uyu mugore wawe cyangwa umugabo wawe asigaye akuka inabi nta mpamvu, menya ngo karabaye. Senga cyane, karabaye. Ibi bintu bizatuma urugo rwawe uruba mutishimye, kubera ko uhora ubwirwa nabi, sibyo? Abamama benshi bagize agahinda gakabije bitewe n'uko abagabo babo iyo bavuye ku kazi babuka inabi, iyo bavuye ku kazi ntago bashima ibyo bakoze. Ugasanga umuntu aritoye aravuga ngo ubu wiriwe ukora iki ko watinze guteka, kandi ubwo nta mukozi afite, kandi ubwo yanagiye kuvoma,
yatetse yitaye ku bana, ukavuga ngo umuntu nta kintu yakoze. Abamama bakora akazi kenshi, nyamara ntitwite tubona umusaruro wako munini cyangwa se ubyibushye, ariko kandi baguye agacuho. Ni byiza rero wowe mugabo, niba ugiye mu rugo ugasanga hari ibitatunganye, wikuka umugore wawe nabi, sibyo? Ntabwo ari byiza. Nawe mugore nubona umugabo wawe adatahanye amverope, si ngombwa, ahubwo mubwire ngo sheri, ejo bizemera, uyu munsi nubwo byanze, ejo bizakunda, kuraje, bituma ejo ajya gukora noneho afite kuraje, ukabona azanye ikigati, sibyo? Ntimugace abatwari banyu intege. Noneho rero icya gatatu, asigaye akubeshya. Iyo rero umuntu mubana asigaye akubeshya, tumwe na tumwe ubona utuntu tumwe na tumwe, noneho hari abantu bavuze umugabo n'umwana wundi, umugore n'umwana wundi. Ni byiza ko ugomba gutunga account kawe, ni ngombwa ko ugomba kugira ibyo atazi, kandi mwarasinyanye ivangamutungo, ntago biremereye, ntago bijenanye, ntago bibaye bibi ngo wenda ngo uvuge ngo nimbivuga ngo se akampinduka. Ntukarebere umugore wawe mu ndorerwamo mbi, ntukarebere umugabo wawe mu ndorerwamo mbi, gerageza umurebe neza, sibyo? Ndetse nanaba mubi, umenya aho yaguye umwegure. Ngo umugambi Imana yari ifite wo guhuza umugore n'umugabo ni ukuzamumurikira Kristo agarutse, kubemera Yesu Kristo. Rero ntabwo ari ukumuta, rero ntabwo ari ukuvuga ngo birananiye ngo reka ngende. Ariko kandi hari n'igihe biba byiza ko wagenda. Ibi mbivuze ndakaye, sibyo? Ntabwo kubaho kw'imizi gushoreye ku mugabo. Ibyiza rero kugira ngo azakubuze ijuru cyangwa se azakwica uhagaze, iyo byanze urabikura, igakurekura, sibyo? Nta kiguha umwanya ngo mutemberane. Iyi ngingo yo hari igihe usanga abantu bayirebeye hafi, ariko se nubwo ataguha umwanya ngo mutemberanye, ubwo bushobozi ubona bufite? Ese niba bufite akazi ke cyangwa se umwanya we, ubona ari byiza cyangwa se ubona nyine bihagije kuba yagohereza umwanya ngo mutembere? Ibi ngibi byo ugomba kubanza ukamenya niba koko byarabagaho, ariko ubu bikaba byarahindutse, kandi ikibazo cy'umufuka itarahombanye ikofi, menya ngo karabaye. Rwose mbashyize hanze mwa bantu mwe, karabaye. Noneho akandi kantu, ngo ntashaka ko musura famiye, cyane cyane iye. Ugasanga umugabo wawe numubwira ngo umutwari wanjye tujye gusura mama cyangwa se mabukwe, nta mwanya mfite, ibirori byabaye muri famiye ye, ntago ashaka kugaragara, ntago ashaka ko mujyana. Cunga sana, kaba kabaye. Ngo ntajya guhamagara. Noneho hari n'abantu usanga wenda baba ahantu hagiye hatandukanye, noneho ugasanga umugore araha n'umugabo araha kubera ibibazo by'ubu buzima, noneho ntibahamagarane, bagahura wenda ari mu rugo gutyo, ukabona umugabo amaze icyumweru cyose adahamagaye urubavu rwe ngo umubaze uko ameze. Ese disi mwagiye mwibuka ya magambo mwasezeranye mutari abana? Dukwiye gusubiza agatima impembero tukibuka, sibyo? Tukibuka. Ibi bizadufasha. Niba rero ushaka kugira urugo rwiza, ibi bintu bizatuma ugira gute? Usubiza agatima impembero, wibuke bya bihe byiza mwagiranye, hanyuma ugaruke. Kuki urakazwa n'ubusa mbese? Ugasanga umugabo arifashe, abonye igikombe ku meza, ariko ngo ndi umugabo, ngo ntago nacyandurura, kandi ubwo umugore wari mu gikoni ahetse umwana, nta n'umukozi wenda afite, ariko ngo umugore wawe niwe uzabikora. Harya usiganya ndo ku rugo rwawe? Ntago mwasezeranye ko muzafatanya ibibi n'ibyiza? Ugasanga murabipfuye. Nawe hari umuntu watanze ubuhamya aravuga ngo korogate yaramusenyeye. Uti gute? Ibaze gufata korogate akayikandiramo hagati, bisenya urugo.
urugo rusenywa n'akantu gato bagenzi banjye, sibyo? ngo yakanze korogata ayihereye hejuru, ngo nuko ngo n'ubundi ntiwumva, ugasanga birakuruye akantu gato. Intonganya za hato ntabwo ari nziza bagenzi banjye, sibyo? izo ubona zitari ngombwa zireke. wajya uba umunyamahoro mu rugo rwawe, hari icyo bigutwara? nta mugabo nzi ukunda umugore w'inshege, umugore nyine uvugira hejuru, umugore nyine ugira umushiha. Bakunda abagore b'abanyamahoro, abagore bafite ineza, sibyo? kandi nta n'umugore mwabagabo ukunda umugabo w'umunyamwaga, ukunda umugabo w'umunebwe. ibintu byinshi, yewe iki kiganiro cyagira amasaha maremare, sibyo? ariko rero kandi ibi bintu byose maze kukubwira, nubona byatangiye kwataka urugo rwawe, nshuti yanjye, menya ngo divorce nayo iraje pe. nudafata igihe ngo ube maso, divorce iraje. noneho sasa, niba ushaka kugira urugo rwiza, kunda umugabo wawe cyangwa se ukunda umugore wawe. umva, reba ba bantu bose mwakundanye ukiri umusore, abakobwa bose ukaba warahisemo uwo nguwo muri kubana. nawe mu mama, reba ba bahungu ba basore bose baje bakakwaka urukundo, ukabyanga, ugahitamo uwo mugabo mukabana. niba nta kindi wamukurikiyeho, uba ufite kumukunda, ko iyo hari ibindi wamukurikiyeho, nta kabuza urugo ruba ruri mu manegeka, nshuti zanjye. ariko niba warazanywe n'urukundo mu rugo rwawe, kunda umugore wawe, nawe mugore kunda umugabo wawe. nta wundi mwenda umuntu aba afite uretse gukunda uwo bashakanye, sibyo? irinde intonganya zidafite ishingiro. nk'uko nari mbabwiye mu kanya ibya korogate, intonganya zidafite ishingiro si ngombwa. umunyamahoro. niba njya nkunda kuvuga ngo igira impumyi. niba ubona ibintu bitari bubake, ukabona ibintu biri buzane umwuka mubi mu rugo rwawe, si ngombwa. mwabantu mwe ntimumbwira ngo murankunda. ibi bintu niba ubyumva, mbabarira ubikore, ugire urugo runezerewe, sibyo? witongana bitari muri gahunda, witonganya ku kantu gato na kanini, witongana. hari ibyo tugomba kwigiraho impumyi, sibyo? kuko rega icyambere, ntabwo umugabo wawe mwavukiye rimwe, kimwe nuko mwaba mwaravukiye rimwe muri impanga twins, ugasanga abantu ntabwo bahuje imico. rero nshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire ngo umugabo wawe mwahuye mukuze, iga kubana nawe. niba hari ingeso yamunaniye, musengere. nawe wa mugore we, wa mugabo we, niba hari ingeso yananiye umugore wawe, mufate ukuboko, umukomeze, umusengere, umwereke ngo ejo bizakunda. ndakwizeye, nzi neza ko iyi ngeso uzayikira. iyo yumvise nawe umushyigikiye, akora ibyo ushaka, nta nzaratsi, nta wundi muti ukoresheje. kugandukira umugabo wawe, n'abagabo bakubaha abagore babo, bakabaguyaguya. mbese ye ntabwo muzi ko ariko Bibiliya ibivuga? nta kabuza urugo ruba rwiza, sibyo? zirikana ko mwashakanye ngo mwuzuzanye, ntabwo ari uguhangana. ntugakunde ihangana. guca bugufi, mbese inkuba ebyiri zahindira mu kirere. gerageza guca bugufi. niba hari umwe muri mwe urakaye uri hejuru, gerageza uce bugufi. ntabwo bigombera amashuri, ntibinagombera ko umuntu afite amafaranga. ubupfura, ntukazane ubupfura buke mu rugo rwawe. niba ufite umugore wawe ukabona ari hejuru, mwigishe kandi umwigishanyije neza, azagenda ahinduka gake gake. utakabaye icwende ntikoga. jya nkunda kubwira abantu ngo niba Imana yarabashije guhindura umutima w'umwami Sawuli agahinduka akitwa Pawulo, mbese iyo mitima y'abagore banyu cyangwa iyo mitima y'abagabo banyu izananira Imana? ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kinanira Imana. iryo jambo ry'urigenderaho, uvuge ngo nta kinanira Imana, bizagufasha cyane, sibyo? jya utekereza kabiri mbere yo gufuha. hari abantu bafuha bagakabya. gufuha si bibi,
kuko nyine uwo ukunda uramufuhira. Ariko hari n'ababikabiriza we, ugasanga agatima kawe kari kuri telefone y'umugore wawe, ugasanga agatima kawe kari mu message umugabo wawe bamwohereje, ubundi ujya kwitera umutwe kubera iki? Icyambere cy'umugabo wawe ntabwo ari mu gaseke gapfundikiye, hanze hari abakobwa bamureba, hanze hari abagore bamureba, yewe banamwandikira. Kuki utizera umugabo wawe ngo uvuge uti njyewe kuba yarampisemo it's okay, yampisemo ku bandi it's okay. Iyo uwizera umuntu nawe agendera kuri cya kizera akavuga ati umugore wanjye se ko anyizera. Ariko iyo umufuhira cyane noneho agahura n'abantu bahita bamubwira ngo uzi ko umuntu ufuha gutyo nawe ariko aba ameze, urumva akantu baba bamubitsemo. Ejo rero abikorera icyo, niba utari unabizi ndakurabuye. Ubwo rero jya wizera umugabo wawe, wumve ko ari wowe yahisemo. Wizera umugore wawe cyane ko yemeye ko mubana, burya hari abandi basore, yemeye ko mubana, burya hari abandi bagabo, sibyo, kandi bashaka abana bato. Ubwo rero ikintu cya mbere mu rugo mwizerane, we gucunga umugabo wawe nava ku kazi usimbukire muri telefone yawe. Birababaje kuri umugabo ukagira ibipassword ukajya uhora uhinduranya password, biteye isoni. Nawe mugore ukajya wakumva umugabo wawe waje ukajya mu message ugasiba, urwo rugo ruzaba urugo. Ikindi tujye twibuka yuko bigenda bikagera no ku bana tuzabyara, ugasanga umwana wawe nawe akuranye iyo mico yo kubeshya, yo gutendeka. Sasa rero ndagira ngo niba unkurikira ukaba unkunda ku Nkomangiro TV cyangwa se ukaba ari ubwa mbere umbonye, njya nkunda kubabwira ibintu noneho namwe mukaza mu buhamya ngo birakora, byaba ari iby'imiti cyangwa se inama njya mbagira. Ndagira ngo nkubwire ngo niba unkunda, niba ushaka kugira ubuzima bwiza mu rugo rwawe, ukurikiza inama njya nkubwira, sibyo? Gufuha cyane birasenya. Kugenzura icyambere cyo ntabwo urukundo ari ukurebana akana ko mu jisho gusa, ahubwo urukundo ni ukureba mu cyerekezo kimwe. Urumva iyo urebana akana ko mu jisho, buri wese aba areba undi gutya. Urabona ntabwo bari mu cyerekezo kimwe, hari ibyo wareba inyuma n'undi akareba ibiri inyuma yawe ugasanga ntimuhuje. Ahubwo urukundo rugira icyerekezo kimwe, sibyo? Ikindi nkwibutse yuko burya umukunzi wawe ugomba kumuha agahenge, ntabwo ari muri gereza ngo umufunge. Muhe umutekano, muhe amahoro. None se wakora iki ngo ye kugenda ari ushaka kugenda? Ntacyo wakora. Ikintu rero ngiye gusorezaho, jya ufata umwanya usengera urugo rwawe, jya ufata umwanya usengere couple yawe, jya ufata umwanya usengera umukunzi wawe mutarabana, cyane cyane iyo mugiye no kubana. Hari igitabo ndasomye kivuga ngo niba mutarabana muteganya kubana, niba wasengaga kabiri usenge kane, ntabwo biba byoroshye. Noneho rero gusengera umugabo wawe urumva wakabikoze inshuro zingahe, gusengera umugore wawe urumva wakabikoze inshuro zingahe. Bibiliya iravuga ngo mube maso mutajya mu moza, muhore musenga, sibyo? Niba Yesu Kristo nawe yarapfukamaga agasenga asaba imbaraga, kandi ari umwana w'Imana, kandi nawe ubwe yarafite ubumana muri we, wowe muntu upfa urinde udapfukama ngo usenge uvuga uti Mana dore ndayamanitse ndatsinzwe, noneho ngaho ikorera imirimo n'ibitangaza. Hanyuma ukareba ukuntu Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Sigaho kubakira ku tuntu, sigaho kubakira ku bintu by'ibyatsi ngo urugo rwanjye ngo rwubakiye ku bintu by'ibyatsi cyangwa ibiki n'ibiki. Shinga imizi kuri Kristo, shinga imizi ku Mana, kuko niwe rutare. Nidushingayo imfatiro z'amazu yacu, nta kabuza zizakomera. Ntago amahoro tugira mu ngo atangwa nuko turi abakire cyane, ntago amahoro tugira mu ngo ari uko dufite amamodoka yaturenze, kuko hari n'abayafite babuze ayo mahoro. Hari n'abagenda n'ababa mu mazu ahenze babuze ayo mahoro. Ariko se ndagira ngo nkwibutse ngo amahoro Yesu atanga, amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Ayo rero niyo nkwifurije uyu munsi, kugira ngo atahe mu rugo iwanyu, kandi Yesu ajya abasura hatinde, sibyo? Akemura ibibazo bimwe na bimwe mufite, sibyo?
aha hanyuma rero ndagira ngo nkwibutse niba utarakanda subscribe yikande tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ukande like, share and comment, mujye mumbwira ukuntu ibintu bimeze sibyo, kugira ngo ibintera courage narabibabwiye, kandi ndabashimira aho tumaze kugera, ni mwebwe Imana ibahereze umugisha. Ndabakunda, Imana ikandusha.